irembo ry'ijuru waratinya cyane, arabyuka hari ibyo yakoreye, afata ibuye yariseguye, arota abamarayika bamanuka bazamuka ku rwego ngo Imana yari ihagaze kuri urwo rwego. Haleluya. Yumva Imana ivugana nawe ngo ndi Imana ya sokuruza wawe Aburahamu na Isaka, ariko ntiyavuga ngo ndi Imana ya Yakobo. kuko kubera iki? nta sezerano bafitanye na Yakobo, bagombaga isezerano na Yakobo. Iyo turinyuzemo irembo rya kane niho twimenya, niho dusobanukira abo turi. Yakobo asobanukirwa ikimaye no kumuhamagarira. Haleluya. Urugendo yari atanganye n'Imana, urwego yari yabonye rwo kumuzamura. Haleluya. Support y'abamarayika ni byinshi twavuga ahangaha kuri ibi bice 10:18-17. ariko nshaka kuvuga hano, iri ni irembo umuntu asobanukirwa aho Imana irimo kukujyana n'ibyo izagukoresheje. Kwisobanukirwa, kumenya. Abantu ibibazo byinshi mu buzima usanga kenshi iri rembo baririmo. Ibibazo biba byinshi bibaza, ibibazo byinshi, umenya byinshi. Abantu batibaza ibintu mbere yo gutunganya ushakisha ibyo wabuze mu rugo, ibyo wabuze mu buzima bwa buri munsi. Fata umwanya wabaze ubuzima, ndakora iki hano ku isi igihe nyuma yo kumva agakiza kutarangije, ndashaka kumenya iki nicyo mpamagaye. Ese ibyo niga nibyo? Ibyo mpamvu uri gusa nibyo? Ubwo sinakurikiye uko bari bose bakurikiye, ubwo sinahisemo ibintu uko bari bose babitamo. Maso niwo wanemye bishyura uwundi question basa gishina umwuka wera. Turi mu buzima buri confused kuko tudafite umutima wo kubaza natuje imbere y'Imana. Arukura ko rero tutizi duhura n'ibindi bintu bikatubwira ngo tutari, isi ikatudeforma, byo tunyuramo bikatwangiza, tukaza imbere y'Imana twaracupiye. Imana yakureba igakomeza ikureba nk'uko yakuremye, ariko wowe wakwireba ugasanga warashyize, warapfuye. Imana yavuga uko ikuze mu bitekerezo byayo bikaba confusion, kuko wewe nurimo kwakira, ufite information hano hanze isi yaguhaye. Akenshi ibitekerezo nibyo tuza ari imbere y'Imana tukanasengeramo. Turashuseka urimo gusengera ibitabo bino mugambi w'Imana, igashira tutimajine turaju wikingiranye wisozesha, ariko no gukubita hatari. Numva ko abantu babayeho. Fata iminsi ujye imbere y'Imana, niyo yakuremye ubona ngo wizi, ufite ububasha bukuri mutazi, hari ubwenge bukuri mutazi, n'abantu yabitse ubutunzi bwayo muzabya soroshye, mitwebwe izabya soroshye. Dufite ubutunzi bw'Imana, ariko ubutunzi nagara hose usanga ibintu by'agaciro byo mu isi ntabwo biri mu kirere hejuru. Imana yabishyize munsi y'ubutaka. Imana y'umwuka yarumetse umwuka muri twe, Imana kudukura mu mugongo no kutubumba rumeka umwuka wawe. Ibyo ubutunzi bikomeye biri muri twe, kugira ngo umenye ubutunzi Imana yagushyizemo. Kuko nuko twavuga ngo hano mu Rwanda ahantu ari diyama, mu Rwanda ari diyama, ariko ifa kumenya neza iri he diyama, iri he. Tugomba gukora ubushakashatsi iri he, kuko saa hose twacukura tubone diyama. Abo mwami no ubuzima bwawe ntabwo ari igihe cyose wacukura ngo ugaragaze icoro cy'Imana yabanye muri wowe. Hari abatungishijwe n'ukuboko, hari abatungishijwe n'akaguru, hari abatungishijwe n'akanwa, abatungishijwe n'amaso, buri muntu wese hari ubuhanga Imana yashyizeho ubutunzi bwawe umubiri wawe. Iyo uje imbere yawe nikubwira ati cukura aha mwana, cukura, shyira imbaraga aha, shyira imbaraga igibi. Abalisi yagijugunye bagahura n'Imana, bahimbye ibintu bikomeye, bamenya baribo biro masaha usenga. Ese birangana n'ibyo urimo gutanga, birangana n'ibyo umaze kwimenya. Usenga no kwicukuramo no gusabana n'iyakuremye, ukavayo uzana ikintu. Abantu bagiye basenga muri Bibiliya bavuye imbere y'Imana bagaragaza ikintu. Ça fait 3 ans wiriza nicyo uragaragaza muri Bera. Ibyo bintu bisezere mu izina rya Yesu. Icya gatanu,